urebye nicyo yazize kuko yarari kuri rutonde rwa negative number 1 ariko ukiraho reka nkubaze ikibazo mubaze nyemerera mbanza nkubaze ikibazo wenda ukomeze kwizo zakurikiyeho igihe Habyarimana yafungaga ibyo byitso yaba yarakoze kuri Twagiramungu Faustin Rukoko ibyo nibyo kubikurikirana mu buryo bwimbitse ariko Twagiramungu we ndumva ataramukoze kubera ko ntago menya atari akamenyekanye neza kari mu ruhande rw'inkotanyi je pense ntago yari akamenyekanye kari umugambanyi we hari ibyo rero nibyo wingimana gata ibyo nibyo bikwereka ko Habyarimana atinyaga opposition ni nayo mpamvu iriya leta ya MRND yakoreraga abantu neza kuko perezida Habyarimana yubahaga opposition urabyumva neza ariko perezida Kagame opposition aragufunga nuzamura umutwe kwica ibyo bintu ni ibintu bitandukanye cyane nabamwe baba bansekera kumbe mwari mu mugambi kandi twaje kubamenya noneho mwebwe kandi noneho bamara kwambuka bakagera wenda tuvuge nka Afrika yeniye noza none Congo Brazzaville bamara kugerayo akumva nanone na radio Ishinyagura ngo intera hamwe zambutse zigera haza rero bose babaye intera hamwe bose babaye intera hamwe sibyo umuryango wose none njya gutekereza mana njewe harya iyaza kuba ari Robert wavukiye mu Rwanda ibi bihe bikansanga mu Rwanda none nkavuka mu bwoko bw'abahutu nkabandi muri abo bahutu ndimo kugenda gutyo munga nanjye ngenda gutyo umubabaro naba mfite abomeze gute yo ugeze ku iyo level yo gufata inkweto zunduka zambara ambara inkweto z'abo bantu umva twibagirwe na rimwe ko turabana b'u Rwanda hari kimwe kigize kuvuga ngo dushinzwe iki dushinzwe ko turi abanyarwanda ngo niba babiriye niba bibye muri ibigwari noneho bafite n'ikibazo kimwe nshaka kubwira yego izi njiji z'insoresore n'izindi njiji z'abagabo bafite ubwanwa bw'ubungano bameze nk'ubwa Robert bwaziye ubusa oya ubwawe ntago bwaziye ubusa ndavuga ubwabo bungana ubwabo bwaziye ubusa ubwanjye burahari bufite sababu yego abo bagabo bafite ubwanwa bwaziye ubusa burimo n'imvi bagagara kavuga ngo nk'ubu koko niba u Rwanda rufite propaganda yabo wowe birakureba wiki ko batigeze batwaramo akawe aretse abagabo bakirira ukigirira amahoro look at you njewe nceceke barye iby'abanyarwanda narababwiye ni jewe nubwo RDF iza kunzamurika ngeza ku rwego rwa brigadier general cyangwa senior officer and high ranking izindi bakarangiza bakama nk'ibyo baha nani Rutsika Rusisi bakanshira imbere bakangira finyori bakangira ikarakaje ubufaranga bose bakabundundaho no kuri Imana ubundi nari bahinduke nkababwira nago meze nkamwe muranga abantu Imana yabimbaza ndamutse ntabikoze nago nakwemera kurya ibintu ngo nje ndire ku mugayo jewe Robert byari bikwiriye ko nabibona ako nanone nabyo nabonye kuko Imana yabonye ko nubundi mwari bunyike yo mbyanga oya niyo bibona wakururanaga mbyise kururana na Kizito Mihigo mwakundaga kuba muri kumwe reka nkubahe ndeke kuvuga gukururana we na Kizito Mihigo mwakundaga kuba muri kumwe mbizi neza nubundi baraguhungetaga ntiwagomba kuramba nubundi na nyakugenda yarambwiraga ati mwana kukunda gutanga udafite icyo utanga none kugiye yarampanuye yawe kugiye gukira ubu none uzatanga bingana gute ntabwo nzarushaho kujewe niyo mbonye cyo ngira ubwo amubabaro ko n'umuntu ansaba nta kintu mfite mu urumva ngira gahinda kubona nta kintu mfite nahereza umuntu ushonje ko mu Rwanda abantu benshi baranyandikira bansaba ibyo mbaha mama mbahiki reka mbavuganire ndwana urugamba rurangire ako u Rwanda tubone u Rwanda rushya abantu bakeneye kubona u Rwanda rushya u Rwanda rutarimo abiyemezi u Rwanda rutarimo abirasi birata ku baturage yabona umuturage ushonje mwana uzikintu ejo bundi arimo ntekereza narimo ndi video y'impunzi z'abana b'abahutu bahunga 94 95 bagwa mu mazi bamwe babyimbye ibirenge bamwe bambuka amato ndeba utwara umwe bahererekanya kana bagateruye k'imyaka nk'itandatu ariko imbavu ureba mu ndamara noneho nanjya gutekereza ndeba umubyeyi bamuteruye mbona isura zabo ndatekereza ndavuga ndisi wasanga yari yavukiye mu Kiyovu bibera mu rupango rwabo bameze neza aho ngaho iwabo babaga ubu ni inkotanyi zigaramyemo
zarabohoje zurumva zitazahinduka, bariya bagiye mbiri isi bibaye gatebe gatoki. Isi rimwe irabahindukira barapfa. Akajya kureba akareba muri umunawe bakinanaga mu mbuga arapfuye, akareba nyina apfiriye hariya, asigaranye na karumunake. Noneho mwebwe kandi noneho bamara kwambuka bakagera wenda tuvuge nka Afrika no Congo Brazzaville, bamara kugerayo akumva nanone na radio ishinyagura ngo intera hamwe zambutse zigerahaga zero bose babaye intera hamwe, bose babaye intera hamwe, sibyo? Umuryango wose. None njya gutekereza mana, njewe harya iyaza kuba ari Robert wavukiye mu Rwanda, ibi bihe bikansanga mu Rwanda, none nkavuka mu bwoko bw'abahutu, nkabandi muri abo bahutu ndimo kugenda gutyo, munga nanjye ngenda gutyo, umubabaro naba mfite abomeze gute? Yo ugeze ku iyo level yo gufata inkweto zunduka zambara, ambara inkweto z'abo bantu umva uburemere n'akababaro bafite, ariko bari abantu barapyefu n'ibikoko, ntabwo babitekereza na gato. Niyo mpamvu ashaka gutekereza kwica Ivan, kubera ko arimo kureba rubanda arimo kubabara, kumva yabavugira, atarebye ngo bariya n'abatutsi aba n'abahutu, akareba ko ari abanyafrika bavutse bakavukira ahantu mama yaramutwite, harakura muri umwana wanjye hajya muri nasare Gardienne avamo ajya primary, buri kanya arwana nawe, ndamusubiza amaso inyuma urebe ukuntu wowe umwe n'akana kawe saa sita z'ijoro, saa saba abandi basinziriye mu ugahindura umuhindurira za pampa, ugira iki nono kakura kagera juru Kagame ati ndagushaka vayo ujye kurwanirira Cyomoro hariya muri Kongo, ukavuna umuheto bakwica bakamwica, ariko still kavuga ntago turi muri Kongo, nujya no kurwana mu izina ryanjye nzakwihakana rwose, ntago turi muri Kongo. Abo bavuga ko turi muri Kongo bavuga iby'amabuye nibo bajura b'amabuye. None ikizibiti mbabwire mu ababyeyi mwe murekura abana banyu bakajya kurwanirira inkotanyi, ibi bintu twarabivuze, namwe mugiye kuba abantu ba mbere bari suspect mu kwicisha abana banyu. Igihe nikigera tuzakubaza umwana wawe wamwohereje iki muri Kongo kujya kurwana, uzi ko ari kujya kurwanira inyungu za Kagame, ubizi ko agiye kurwanira abana ba Kagame n'umuryango we, n'abapfa bapfira inyungu ziwe, nakagatsiko k'abantu Tshisekedi yavuze katarenze abantu 100, ariko bararenga 100 n'abantu bagera hafi ni nk'igihumbi na Kagame. Abantu abafite kando abari kubera ubwoba, akoresha abantu bashyira mu mafaranga kugira ngo bamwizere batazanamuhemukira, abantu barahungaho mana y'isi n'ijuru, abantu barimo bararya amafaranga arenze ukwemera. Mwe murabona murimo kurira, iriya mitungo yose iba igihu no kubaho muzi guhunika. Kera baratubwiraga ngo umucuraguzi ngo yatambuka ku nzu agiye gucuragura abanza guhunika abantu bari mu nzu bagasinzira ubuticura, agakora imihango ye, agakora ibintu by'ikimuka byuko abana bamwe barwaye ibicurane, abandi barwaye rwagimande, bacitse imigongo, mwashize kuko yabaroze. Sasa rero ni abanyarwanda mwese Kagame yarabahunitse, icyavuga cyose ngo ni wowe muzeyi wacu tuzagutora, ariko muri mu mwuka hagarutse akabahishura mu munyo wari wamatavuga ngo tuzagutora ukomeze uturimbure abayumva babo turimbure uko bigenda kose. Kuvuga ngo ntago murahisha, ndashaka akantu babahunitse amaso yanyu akajya hibiho, mubikureho mu izina rya Yesu, muhumuke murebe aho barimo kubajyana babarandata babaganisha amaso yanyu murebe. Turabivuga today, narababwiye ubushize ndababwira ni twebwe ntabwo twaje nk'abariya bose mwajyaga mubona bano bavuga ngo na opposition baza bakabaka amafaranga, barashaka inkunga, bashaka kurwanya Kagame, bashaka kugura intwaro, bakavuga ngo twe maze ntabwo turwana ngo turwane ngo tugiye gukora inyeshyamba, ngo ahubwo turashaka kurwana mu buryo bwa diplomasi. Amafaranga mukabaha amafaranga y'iki? Niba batagiye kurwana bakoresha izo smart way, batabanje kujya gutegura ngo muduha amafaranga mukabaha amamiliyoni amadolari akuzura, mukajya kubona igihe gito bose bakagenda, mukajya kumva mutangiye kuba ubu abantu bose bararakaye.
abantu batanze amafaranga yabo biyambura ibintu byose baremera barakena, ariko mu gihe nko guhumbya ojo nubwo namenye neza nsomye nkurikiye inkuru yabo ngenda mpinduka, kandi jewe murabizi ko ndi umunyakuri maze kumenya neza Ben Rutabana uwo ari we nuko yari ameze na situation yose twamaze kuyifata gutya hano. Ben Rutabana yari muri position nziza, ajya mu mahanga bamwe birababaza, ajya mu bantu avugana n'abantu bakomeye, ajya muri bashaka ngo bamwambure umwanya we, ariko ndaje mbigeho amashari y'abanyarwanda na bamwe baba bansekera, kumbe mwari mu mugambi kandi twaje kubamenya. Yo ni timu nini ngari, nabo twari turimo kwizera bose ni ibiririzi. Umuntu wese narabwe aho zumva ikosa ryose ryafashe kuri Ben, ukuri kw'Imana yo mu ijuru, kabone niyo waba wampaye miliyoni nzagushira hanze, kandi ndimo ndabitegura neza yose. Ndashaka kumenya amafaranga yari amaze kuba menshi cyane, mubona ko yabatanze umushyi aza hano muri Uganda akavugana n'ubuyobozi bwose, kuko atavukiye Uganda bitangira ko babaza bamwe. Urumva ko ka kantu k'inkotanyi n'ubundi ariko afande mbere yuko kwanza reka mane soze rino tangazo, ako kantu nari ako kantu k'inkotanyi nako tukagarukeho gatoya, ariko kugira ngo tutadistracting abantu bacu, reka soze rino tangazo. Barakubwira ko iyi raporo ivuga ko zahabu ifite agaciro ka miliyari irenga, urumva ni dolari, ngo yaba yaragize nani ngo yaba ngo yagize gute some byanditse yagize gute, yanyujijwe muri runo ruganda rwa Gasabo Gold, urumva mu ntangiriro z'umwaka yego Refinery Limited, mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Iyi ni raporo ya Amerika yani bya Kagame wahakanaga ngo ntagira gute ngo ntiyiba amabuye muri Kongo. Hanyuma raporo ikavuga ko sasa izahabu irenga ibiro 60 ihagaze kare agaciro ka iriya miliyari y'idolari. Abayobozi ba Gasabo Gold nandi masosiyete bafatiwe ibihano na leta ya Amerika. Ministeri y'Imari ya Amerika ivuga ko itazemerera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukomeza gutera imidugararo mu karere kandi bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urabyumva? Hanyuma tukiraho ngaho, reka tugaruke kuri cya gisambo kigize gute cyafatiwe mu cyuho. Kira gisambo gihagarariye zino nyungu za Kagame. Amerika yamaze kugira gute kuba yafata ibihano bikomeye cyane. Ngire ngo mbibutse ko bino nuguca umutwe cyangwa nuguca umugongo leta y'u Rwanda, ntago ari Kagame gusa, kuko Kagame nimba ari byinshi yibaga u Rwanda, hari ibyinshi donc yatangaga gahenge ko arafite n'aya mabuye yiba. Bishatse kuvuga ngo aya mabuye muravuga ngo mwasoraga, muravuga ngo ayiwe ntago nakataraza kazaza mama we. Mbumvishe akantu gatumye nemera neza ibyo bintu uvuze, reka nze abantu tukabumvisha, abantu mwumva ibyizi inkotanyi. Abanyarwanda, Abatutsi, Abahutu, Abatwa twabaga mu Rwanda, mwumve icyiciro inkotanyi zidushyiramo, mwumve n'icyiciro zishyiramo u Rwanda nk'igihugu cyacu. Positive na negative. Yego, positive yari icyiciro kinini, negative yari gito, ariko ibyo byarebaga Abahutu n'Abatutsi. Abatwa bo ntibanabarwaga, ahubwo Abatwa bashyirwaga mu babarwaga mu Bahutu. Ibyo byarebaga Abahutu n'Abatutsi, Abatwa bo ntibababaraga. Umututsi wabaga mu Rwanda wari we wese bamufataga nk'umuhutu n'umutwa, akomeza bivuga. Reka nkubwire, reka nkwereke noneho kuko ari inkotanyi zabizanye. Yego, ndasaba noneho reka tujye aya nama banga yamenwe n'abantu na zino nkotanyi n'ubundi. Ubwo ni ubugome bwabo bugapfa. Reka jewe mbivuga kwanjye, niba barabashasho no kubarobanura ku butoni. Yego, bafata abanyarwanda bose basanzwe mu rwa Gasabo, abana bavukiye muri cya gihugu, abana bakibayemo, mwese babashyira mu gatebo kamwe maze mukagumemo. Kuva uyu munsi mugwemere kabamo, muzahe karibu umuntu bishaka. Jewe namanitse ukuboko ndiyandikishije, munshire muri ako gatebo. Nawe yandike. Nanye ndiyandikishije rwose ku bantu bagomba guhabwa karibu. Jewe izina ryanyu none reka turivuge, muri abasope kwa ujumura. Abo na abasope kuko bari mu gihugu. Na abasope bavukiye mu gihugu.
Kagame na groupe ye abajyanama abacurabwenge baravuga ngo tubajere kumbe cyo nzi ko ari abantu birobanura bya bintu byahereye bukuru bakavuga ngo nakango yavuye Uganda abatutsi bavuye Uganda ubwo twabaga turi karambe iyo twari hatari mwari karampenge twari iyo ari ikintu njya mbona kabona koko kabisa koko twari karampenge uti gute kuko umuntu wavuye Uganda yabaga ari nkaho ari pass yo kuba waba hari akantu Kagame yakoze nanone nyuma aho gataho ngaho asanga akora ikintu cyacengara mwiri kiranshimisha ibintu byo kuva Uganda babitesha agaciro nkabona ba kapiteni bahenuka mbona b'amajoro bose babaye kimwe na ba reporter ndavuga haleluya yewe goma kumbe bari bashaka ngo banezeze bamwe passing abana bitwa abavuye Burundi abana bavuye Burundi batangiye kwambara za general na ranks zo hejuru uziko twari dufite ba general bo Burundi bamaze kuzamuka niho ifuni zagabanutse umurundi abana bavuye mbivuga kenshi ariko abana bavuye Burundi nago kwica ari ibintu byabo nje kintu kibabaza Kagame yego bivuze ko buriyo ko byagenda kose umwana wavuye Burundi nago avuga ngo mugende mu mwica avuga ngo mumufunge afazari urumva ariko ibingera ko bati pereka yeye kure mwende muhi kibanza uye guhikibanza no kuguha ifuni unanipata vizuri yego sasa rero jewe nkaba mbabwirana niba babarobanuye gutya mu bikoreshe gutyo namwe mu byemere maze uzaza abiyemera baso ubwo bumwe no bwinge buzabe badaye ariko ni muzabica aba bantu basanze abanyarwanda ikintu kikwereka ko abanyarwanda barabyemeza yuko abanyarwanda bari bameze abantu bari mu Rwanda umuhutu n'umututsi bari umwe n'umutwa none bashaka kugira ngo basisitize yani baremereho babikomeze kugira ngo abo bantu bangane bumve ko abavuye hanze batandukanye n'abanyarwanda bari mu Rwanda abantu bari mu Rwanda ngo yangu n'umwanda urabyumva ibi bintu twe twavuye mu mahanga tumeze nk'abazungu twavukiye za Uganda hasi ubundi Kagame ko ari umusope ubu abasopa bangiriye ntiyavukiye mu Rwanda kavukire ni mu Rwanda ava mu Rwanda ajya mu Uganda ahunze none abana bavukiye Rwanda mubangiriye ibi bintu mwagiye kuzana ibi bintu mukajya muyerurutsa ngo ibi bintu sinshaka ibintu bya umusajya umusope umujepe ari abatutsi Kongo babitaguye inomvesheje babakarasa babitaga aba Dubai abanyekongo babitaga aba Dubai yego akantu karambangamira kangiye mu jisho ukasubijeho sha sasa rero ibi bintu nibyo mu buzima bwa Fred Gisa Rwigema intwari ya Afrika ibintu yari yararwanyije avuga ati abatutsi abahutu umutwa twese turi umuntu umwe hakuna mambo ya mza hakuna mambo ya uyisashaka gutanga ibitekerezo uhamagaye turi mu kiganiro hano turi live mu kiganiro direct hano ndi kumwe na Ivan ku Isano Media Africa ndetse na Major Robert TV ubwo niba ufite igitekerezo ushaka gutanga watubwira ufite igitekerezo murakoze cyane nitabiye ubutumire mwari mwampaye kandi ndabasuje mwese nsuhuza n'abakunzi ba Major Robert TV ndetse na Murava TV show ni Isano Media Africa Murava nagwe iri kuri ariko byose ni kimwe nta kibazo nagwe iri kuri ni hafi aho ndashaka gutanga igitekerezo ndetse nk'abantu n'ubusesenguzi ku ijambo ryavuzwe ryitwa Nzapandwana ndariyibutse we yabivuge neza ryavuzwe nande ijambo Nzapandwana ryavuzwe na Kagame na President Kagame rwose ndashaka gutanga ubwino kubw'iryo jambo kugira ngo n'abari basinziriye bakanguke bahumuke bamenye ikiri kujya mbere come on mbere ya byose ndashaka kuvuga kuri iyo teatro mwari muriho ya kiriya gitabo cya Bamara nyiri ibinyoma ku ngoma y'agafuni kugira ngo nicyo mwari murimo kuvugaho uwabashije kugisoma kakinjirira ahita abona neza harimo buri kimwe mu bateguye jenoside bihita bigaragara ko
iriya jambo Tito yavuze ejo bundi ritari ritunguranye bihita bigaragaza ko 100% Kagame na Tito n'abandi bajya ku mugaragaro ari agatimu kateguye jenoside kubera ko iyo systeme yo gutegura negative, positive 1, positive 2, positive 4, positive 3 na positive 4 guca ibice mu banyarwanda gutyo nta kindi byari bisobanuye uko niko jenoside yateguwe 100% rero aho ngaho cyo gitabo cyemeza neza ko jenoside yateguwe n'inkotanyi utagiye wirwa ujya kure kuko iyo tekinike yo guca abantu mu bice bari basobanuye ko positive 1 negative idakwiriye kubaho ariwo muhutu wari uri mu Rwanda ubwo bivuze ngo bari bateguye ko bazaza babamara bahanaguraho positive 1, positive 2 na positive 3 abaturutse Uganda, abaturutse Tanzania, abaturutse ni Burundi, abo ngabo nyine bafite uburyo bazabaranjamo. Noneho hakaza positive 4 y'abari basanzwe bari mu Rwanda, nabo bari basa n'abahutu, nabo bagombaga kujya ku rutonde rw'abazagenda bahanagurwa gutyo. Ariho ubona imiryango ya Karasira yahanaguwe, Karasira akaba yarabakurikiye ejo bundi na murumuna we kugeza ubu ituze irengero rye birashoboka ko yaragiye, Kizito n'abakagenda n'abandi. Hanyuma hakazaho n'abandi bari basanzwe bari mu Rwanda aribo ba Rwigara, ba Rujugiro, abo ba Makuza, abo bande bose. Ariko hanyuma y'ibyo byose byateguwe kanashyirwa mu bikorwa kuko negative 1 yakuwe yishwe kuri nimero ya mbere. Negative number 1 yari Habyarimana, no kuvuga ngo uwo ngo yishwe bwa mbere, ubwo gahunda yayo yari itangiye nyine yo kugira utego guhanagura positive negative. Ubwo nyine uhite wibaza abantu bateguye uwo mugambi mubisha uyu munsi bakaba bari ku ngoma, ubwo abakiri negative bakiri mu gihugu wahita wibaza uko biri kugenda. Niba ari abari kwicwa banizwe, bari abari kwicwa bakavuga ngo biyahuye, abandi bakabica bakavuga ngo binigisha amashuka, abandi ngo bari ibinini, abandi bakavuga ngo bakabarasa bakavuga ngo ni umutima ubishe, abandi ngo bagoye ku maeskariye, abandi ngo bishwe n'ibikuta. Noheli bari Kagame amaze kugera ku butegetsi yahise abirevoluta bose, aravuga ati ninjye uzaguma ku ntebe kubera iki? Kubera ko ninjye wishe negative number 1. Aranabyivugira avuga twe iyo turashe ntago duhusha. Irya jambo yavuze ngo mujya muvuga ngo murarasa mugahusha, ngo ubwo yashaka kuvuga ko bahushije Kayumba South Africa. Aravuga ko twebwe iyo turashe ntago duhusha. Ikira kimenyetso cyari kimenyetso cyerekana ko we hari uwo yarashe nyine ntiyanamuhusha. Hanyuma aranavuga ngo mu ndege harimo ibyo byose ko ari bihita bigaragara ko ari we 100% wari wicariye kuri trigger agahita akoresha iriya misile y'ubwaryo riramwifatira nta kintu utiriwe ujya kure. Hanyuma rero Kagame ageze ku butegetsi yabonye ko nava ku butegetsi gicyacu cyose. Aho ngaho ushatse wahatindaho gato cyane kuko yigeze no kuvuga irindi jambo. Hari ijambo bamubajije, ari ijambo yigeze kuvuga asubiza avuga ati ariko muvuga ko kurasa Habyarimana we iyaza kumbona muri good time in the good target yari bunsige. Abazungu bahise bumirwa. Yes. Yari arimo abazwa ngira ngo n'ikinyamakuru cy'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza ngira ngo nenuza uyu wa mwana niba ari uyu witwa African Intelligence sinzi. Okay, go ahead komeza. African Intelligence no barimo bamubaza. Yes, yarabyivugira avuga ati wakoze kosa rikomeye kuba warashiriye ndege. Ariko nyamakuru yamubazaga aravuga ati nari ndimo kwirwanaho, ati nawe yambona yari kundasa. Ukuvuga ngo ubwo yahise yemeza 100% ko ari wowe wayihanuye. Ibyo rero ntago yakakwiye kwirwa bihakana kuko ubwe byivire mu kanwa ke buri kintu cyose kimushinja ndetse kibafata imbere y'intebe y'imanza. Nago nashatse kugira ngo nguke mu ijambo, nago nshaka kuguca mu ijambo. Nagira ngo nkubwire itariki indege ya Habyarimana iraswa. Radio Muhabura yatanga bayivugiyeho abo bayobozi b'inkotanyi bashimangira yuko bamanuye ikinani bagikubisa hasi mu rwego rwo kugira ngo bemeze isi, kuko nk'abantu batari barize bavugaga Rwanda muri batareba amategeko ko ari batakinga. Bugeze mu gitondo BBC maze kubivuga, Human Rights itangiye guhaguruka, baravuga ngo abamanuye indege n'abantu bakorana na Habyarimana ni ingabo ze
zari Kanombe barabihindura ariko mbere bakirasa indege bagiye kuri Muhabura radio Muhabura barabyemeza ko aribo bakoze agatendo ngo n'ingabo zikomeye cyane zamaniye no mukuru w'igihugu Imana rero ayibera igitangaza mu kuvuga ngo yo yitegereza ibintu ikabiha igihe cyabyo cyagera ikabishyira ku murongo ikabishyira hanze kandi ikanakoresha ababyikoreye bo ubwabo akaba ari bo babyivugira. Ni ukuvuga ngo ibijyanye no gutegura jenoside byagiye bituruka mu kanwa ka Kabarebe, bituruka mu kanwa ka Tito Rutaremara, akaba ari bavuga ngo twari dufite ingabo, ngo umuyobozi wacu yari yaratubwiye ko zigomba kwica igihumeka cyose. Izo ni ingabo za jenoside, bivuze ngo zari zikubye intera hamwe inshuro 1000 kuko kwica igihumeka cyose bivuga ngo n'isazi yabanyuragaho bakayica. Yes. Bari bafite n'ubushobozi bwo gutema n'insina n'iki byose n'inka byose bagatema, bivuze ngo nta gihumeka nyine ikitwa ko gifite umwuka w'abazima banyuragaho bakarimbura. Hanyuma Tito nawe ati twari dufitemo batanu muri serire kandi natwe twarakoraga, ibyo ni byaturutse mu kanwa kabo, ariko zirahari. Hanyuma Kagame akavuga ati izo record nazo zirahari, ati nabariya baducitse bagiye bajya Kongo tukabamariyemo umujinya nabo tuba twarabarangije, ariko nta kundi uko bagenda bagaruka nyine. Naho ngaho hagararangire icyo nkunganira. Hanyuma iryo jambo yavuze rityo urigereranyije n'irya Mugesera nirihereremereye. Mugesera ryavuze niryo ryoroshye urenze riko amagambo kirimbuzi nayo bari kwivugira muri iyi minsi yo ateye ubwoba yikubye inshuro 1000 aya Mugesera. Ntabwo ahangaho ukira aho ntabwo turi bweze rewo Mugesera ko atavuze ijambo ry'amacakubiri, ariko amagambo ari kuvugwa n'inkotanyi ni kirimbuzi gukuba aya Mugesera. Nubwo aya Mugesera tutayeza ntabwo tuyashima turayamagana pe, ariko inkotanyi wazamagaza amagambo yabo wayamagana inshuro zikubye inshuro nk'icumi ziranarenga kwanza. Ukomeza uvuge, ariko gihe mbangira ngo wenda ibyabaye kuri iriya leta n'imanza bagiye baca muri za gacaca no mu zindi nkiko ziri international courts n'iziri national courts byakabaye byarabaye icyitegererezo cyiza ku nkotanyi n'ubuyobozi bwazo, kugira ngo ibyo bibi byabayeho nibyo bashinje by'ibinyoma ku bantu bamwe bo babishyira mu kuri, ku buryo mu gihe cyo kuzashinjwa bo bazishinja ubwabo nibyo bavuze. Iby'inkotanyi biriyoroheje cyane byo kuko bariya bo bamwe barababeshyera bireba. Urebye byose bamaze kubyishinja kandi bose nta kintu na kimwe kitari recorded. Amagambo yose bagiye bavuga arabitswe, agiye abikwa n'abahanga bayarafite, nta kantu na kamwe kagiye kaba dispari. Hanyuma rira jambo Mugesera yavuze, mwibuke ko Habyarimana yarari mu Bufaransa, yahise atanga itegeko bahita babafunga. Hanyuma Mugesera bagiye kumufunga ahita atorokera muri Canada. Icyo gihe Habyarimana ntiyari arishyigikiye, ariko uyu munsi amagambo ya kirimbuzi arivugirwa na Jeannette Kagame akavuga ngo tugiye kurandura ingengabitekerezo nk'uko urwiri barurandura. Rira ni ijambo kirimbuzi. Skovi akagira ati ngo abantu bose bavutse nyuma ya jenoside ngo ni ideology. Ibyo biba bisobanuye ko urubyiruko rwose rwavutse nyuma ya jenoside rushobora kwicwa rugashira. Akaza Bizimana ati abahutu ngo bajye bagenda bubitse imitwe. Rira ni ijambo kirimbuzi, abo bose ntibakorwaho. Hakaza Kagame ubwe akivugira ati tuzabica mbere ngo tubarasire mu ruhame. Ngo turaza no kujya tubarasira mu ruhame, tuzabica mbere ku manywa y'ihanga. Ibyo biba bisobanuye ko hari amagambo kirimbuzi ari gukoreshwa muri iyi minsi. Hamwe na Bibliyo yavuze ko abahutu babyara ibyana bisa nk'imitubu. Ayose abagiye bavuga Ingabire Egide Bibliyo umunyamakuru kuri RTV. Ni ikimenyetso cyerekana ko Mugesera ibyo yavuze yarabyivuye yagiye ku giti cye, bituma na Habyarimana mushaka ngo amufunge, aratokera Canada. Hanyuma yaranagarutse asanga ibyitso byose by'inkotanyi babafunze. Icyo gihe bari bazwi bose, ahita atanga itegeko barabafungura. Bivuze ngo mu bundi buryo Habyarimana impuhwe yagiraga n'umutima wo kutagira abantu benshi bapfa no kutagira abantu bapfa. Urebye nicyo yazize kuko yari ari ku rutonde rwa negative number 1. Ariko ukiraho reka nkubaze ikibazo. Mubaze. Nyemerera mbanza nkubaze ikibazo wenda ukomeze kwizo zakurikiyeho. Igihe Habyarimana yafungaga ibyo byitso yaba yarakoze kuri Twagiramungu Faustin Rukokoma. Yaje kubikurikirana mu buryo bwimbitse, ariko Twagiramungu
we ndumva ataramukoze kubera ko ntago menya atari yakamenyekanye neza kari mu ruhande rw'inkotanyi je pense ntago yari yakamenyekanye kari umugambanyi we hari ibyo rero nibyo Uwiringiyimana Agata ibyo nibyo bikwereka ko Habyarimana atinyaga opposition. Ni nayo mpamvu iriya leta ya MRND yakoreraga abantu neza kuko perezida Habyarimana yubahaga opposition, urabyumva neza. Ariko perezida Kagame opposition aragufunga nuzamura umutwe akwica. Ibyo bintu ni ibintu bitandukanye cyane cyane.